mukundwa, Imana yawe irakomeye, Imana yawe ni nzima, Imana yawe ishobora byose, Imana yawe yitwa Imana y'ibihe byashize, y'ibihe urimo. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe, nta cyawurwanya, nta cyawutangira. Uwo mugambi urarinzwe, Imana ivuga biraba, yategeka bigakomera. Nta cyakwitambika umugambi w'Imana cyahungabanywa. Uwo mugambi uri mu mbaraga nyinshi. Satani yawurwanya, abarozi bawurwanya, abanzi bawurwanya, ariko umugambi w'Imana yakuvuzeho nta cyawutsinda, nta cyawunesha, kuko iby'Imana yivugiye byose irabisohoza. Ni Imana y'imbaraga, ni Imana irinda ibyayo, ni Imana irinda abayo, ni Imana irinda ijambo ryose yivugiye ku bana bayo, ni Imana isohoza ibyo yavuze ku bana bayo, ni Imana nyamana, ni Imana itivuguruza. Ibyo yavuze no kubikora izabikora. Si nk'umwana w'umuntu ngo ibeshye, kandi si nk'umwana w'umuntu ngo yicuze. Ni Imana ishobora byose, ni Imana itananirwa, ni Imana itazitirwa, ni Imana idakumirwa, ni Imana nyine itegeka bikemera, ivuga bigasohora. Ninde watinyuka guhangana n'Imana? Ntawe. Nk'uko nta watinyuka guhangana n'Imana, biba abarozi, biba abapfumu, biba abakonikoni, bibe Satani ubwiwe n'ubudayimoni bwiwe, nta n'umwe watinyuka guhangana n'umugambi w'Imana. Ntawe. Iby'Imana yasinye nta wakuraho sinyatire y'Imana. Ni Imana nzima. Nk'uko iby'Imana yageneye Yosefu byagezweho, nk'uko iby'Imana yageneye Dawidi byagezweho, nawe ni ku mugambi w'Imana ku buzima bwawe ugomba kugerwaho mu izina rya Yesu. Imana yasohoje ibya Aburahamu, igasohoza ibya Esther, igasohoza ibya wa wundi uzi, na wa wundi watanze ubuhamya wumva, na wa wundi wumvishije kwa kundi. Nawe iyo Mana iri kumwe nawe, nawe ibyo yakubwiye byose ni ukuri, n'Imana izabikora. Umugambi w'Imana ni mugari, abo yawuvuzeho bariyizi, ni abana b'Imana. Imana izabikora. Abo babirwanya ni byiza, kuko iyo ibikoze baramwara. Abo bashaka kubyica ni byiza, kuko iyo bibaye baramwara. Nta witambika umugambi w'Imana, nta cyitambika umugambi w'Imana, nta cyatsinda umugambi w'Imana, nta cyawunesha. Oya, uzasome muri Bibiliya urebe ahantu hose iby'Imana yivugiye no kubikora izabikora. Yitwa Imana ishobora byose.
Imana yabanye na Aburahamu na Dawidi, ikabana n'abana b'Imana mu rwobo rw'intare, mu muriro, mu itanura. Iyo Mana ni Imana isohoza ijambo ryose yivugiye mu kanwa kayo, iri kumwe nawe. Imana si ba sheribubu babeshya, si bariya barahirira ku murenge n'imbere y'abakozi b'Imana ngo bazarambana akaramata nyuma bugacya ari divorce. Ni Imana nzima, ni Imana itisubira ku cyo yavuze, ni Imana ahubwo isohoza icyo yavuze, ni Imana isohoza umugambi yakuvuzeho wose. Abo yabwiye barakomeye, bariho mu mashimwe, ibyo yavuze babigenderaho, ibyo yavuze babibamo, kuko bazi ko ari Imana itabeshya, Imana itarya ruswa, Imana itegeka bigakomera kandi bikumvikana koko ni ngombwa, ni Imana nzima. Umugambi w'Imana ni mwiza, ni amahoro, ni uw'ibyiza. Iyo Mana nzima igomba gusohoza ibyo yavuze ku bana bayo. Twarabibonye, nta kivuga ngo gihere. Oya, oya. Imana baravuga ngo urapfuye, ubuzima bugatangira. Bakavuga ngo ntibizashoboka, bigashoboka. Bakavuga ngo ntibyacamo, Imana ikabereka ko biciyemo. Bakavuga ngo nta nzira bifite, Imana ikabicira umuhanda. Bakavuga ngo byava he, Imana ikavuga ngo byava ku Mana ishobora byose. Ni Imana y'ibihe, ni Imana nzima, ni Imana ikomeye, ni Imana ishobora byose, ni se w'imfubyi n'abapfakazi, ni Imana ikomeye cyane, ni Imana y'imbaraga, ni Imana y'abera, ni Imana idatsindwa, ni Imana nyine, ni Imana. Ni Imana y'imbaraga nyinshi, ni Imana y'urukundo n'impuhwe nyinshi, ni Imana yihagije kandi yishoboye, ni Imana idakeneye izindi ngufu, ni Imana itumva amabwire, ni Imana itaratowe n'abantu cyangwa ngo ishyirweho n'abantu, ni Imana ubwayo ngo yitwa ndiho, niryo zina ryayo. Iyo Mana y'imigambi myiza, abera bayishime, abera bayiramye, abera bayipfukamire, abera bayihimbaze, abera bazamura amaboko bavuga ngo Mana urera, urera, urera. Ni Imana yera, n'ibyo ikora bica mu nzira nziza cyane. Iby'Imana ni spesiyare, ibikorera aba spesiyare, ndavuga abana bayo. Iby'Imana ni bizima, ibikorera abazima, kuko abazima n'abafite Kristo. Iby'Imana ni byiza, yabigeneye abana bayo. Ni Imana y'urukundo rwinshi. Iby'Imana ni byiza, ni byiza. Mukundwa, Imana yawe irakomeye, Imana yawe ni nzima, Imana yawe ishobora byose, Imana yawe yitwa Imana y'ibihe byashize, y'ibihe urimo, y'ibihe bizaza. Ni Imana idahinduka, ni Imana idahindurwa, ni Imana uko yari iri n'uyu munsi niko iri.
mbega imbaraga z'Imana n'urukundo rwayo n'impuhwe zayo ku bana bayo. Abadakunda Imana, batazi Imana, nta buzima bwiza bafite, nta n'ubuzima bwiza babamo, kuko kumenya Imana birenze amadolari n'amapawundi no kuba mu mashato no kuba hehe, ni iby'agaciro kenshi. Imana iguha umugisha, Imana ikugire neza. Imana yasohoje imigambi myiza kuri babandi, nawe yitwa Imana yawe. Nawe isohoza ibyawe mu izina rya Yesu, nawe igutsindire mu izina rya Yesu, nawe ikugire neza, nawe uyibone mu izina rya Yesu, nawe bimenyekane ko wabonye Imana. Ni Imana yawe, ni Imana yawe bwite, bwite ndongeye ndabivuze. Satani yakubeshya ko Imana itakuzi, itari kumwe nawe, ariko iyo Mana iri kumwe nawe, ariko iyo Mana iragukunda. Iyo Mana ni iyawe, ni iyawe, ni iyawe, nikugirire neza. Mukundwa, bimenyekane ko ufite Imana. Mukundwa, bimenyekane ko wahuye n'Imana. Mukundwa, bimenyekane ko Imana ikuzi. Mukundwa, bimenyekane ko uri mu bwoko bw'Imana. Mukundwa, bimenyekane ko Imana yakumvishije. Bimenyekane ko ari Imana yawe nzima. Ubwoba nibushire, uri mu biganza by'Imana. Ubwoba nibushire, uri umwana w'Imana. Ubwoba nibushire, umugambi wawe Imana yakuvuzeho urarinzwe. Urarinzwe, urarinzwe. Humura, isohoza imigambi yose iri kumwe nawe. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Mana we, uyu mwana wawe umugire neza, umuha umugisha. Uyu mwana wawe umugire neza, umwumve. Uyu mwana wawe umugire neza, akubone nk'Imana ikomeye mu mbaraga zawe nyinshi. Wowe urara utaryamye, jya uryama usinzire. Imana y'imigambi myiza iri kumwe nawe. Wowe uhora ushikagurika, jya uryama usinzire. Imana iri kumwe nawe. Wowe urarurira, ryama usinzire. Imana y'imigambi myiza iri kumwe nawe. Amen.